tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda, intara enye n'umujyi wa Kigali, mwese mbahe ikaze. Ariko abadukurikira muri no hakurya y'imbibi z'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese mbahe ikaze kandi mbabwira ngo guhoberana bikura ibicuro ku mutima. Amagara yacu ararindwa cyane ko Imana ntipfa yo ihoraho, ariko umuntu arapfa. Nta buranga burangaza dufite mwa bantu mwe uyu munsi, nubwo waba uri mwiza ariko iyo utivuje urapfa. Ubukumi nibukwanga uzapfuke itako. Ni byiza kwiyumanganya ukaniyubaha mu gihe amatako y'umwari yabaye amatangazo. Ubusore bwawe bupfuye ubusa mu gihe utamenya kurya ngo umenye ibyo urya n'ibyo ureka. Amafaranga aradutenguha iyo tugize ibibazo, amafaranga aradutenguha, ariko biba byiza iyo tuyakoresheje neza kandi mu gihe cyayo. Inshuti magara nifite akuka, ujye wibuka kubanira neza abantu. Inshuti magara nifite akuka cyane ko igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba, cyane ko baca n'umugani bati uwima umuto aba yimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Baca umugani bagira bati kubungana umunyu biwuhindura ivu. Ntukirate ubutunzi n'igihagararo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ahubwo ujye wirata ibyiza ukorera abantu batandukanye, by'umwihariko ibyiza ukorera abakene, cyane ko ubutunzi bwo buyoyoka nk'igicu. Mbahe ikaze kandi mbashimire mwese, by'umwihariko abakunzi b'uru rubuga mwifuza ko tuganira byinshi bitandukanye. Reka rero noneho tuze turebere hamwe inyoni burya iyo yariye ku rubuto nawe ukaruryaho ni urupfu. Tugiye kubiganiraho, ndabizi neza ko ibiganiro dutegura hano bibagwa neza kandi bikabashimisha. Inyoni ni imwe mu nyamaswa Imana yaremye. Inyoni aho uzumvise rimwe na rimwe wifuza kurebayo, ubundi ukumva amajwi yazo asobetse ubuhanga. Zigira amabara meza kandi menshi ateye ubwuzu n'urugwiro. Inyoni urayireba n'ukuri ukashimira Imana, ukavuga uti mu by'Imana yaremye n'inyoni ni nziza, n'inyoni iteye neza, irasa neza. Inyoni rero ni inyamaswa iteye ubwuzu kuyireba. Ubundi abahanga bavuga ko burya ari byiza kuva mu rugo ugasohoka ukajya kure, aho ushobora kureba inyoni, ukareba ikirere, ubundi ukafata n'iyo mpumuro ituruka mu biti, cyangwa se ugafata n'uwo mwuka mwiza uturuka mu biti. Inyoni rero ngiye kukubwira uyu munsi igira ubumara, cyangwa se itanga ubumara ku rubuto ushobora gukoresha nyamara inyoni yaruriyeho. Ngiye kukubwira impamvu ukwiriye kwirinda urubuto inyoni yariyeho, nkuko nabibateguje mu kiganiro cy'ubushize. Inyoni igira uburozi muri yo kandi bwica. Ngira ngo nujya mu gitabo cy'Abaheburayo igitabo cy'Abalewi igice cya 11, Imana izakubwira inyoni ziribwa n'inyoni zizira. Bivuze ngo mu nyoni hari inyoni zigira ubumara, hari n'inyoni zitagira ubumara, kandi inkoko iri mu bwoko bw'inyoni. Inyoni irya ibyo kurya byica abantu. Ni ukuvuga ngo inyoni ifata ibyo kurya, ariko wowe muntu ushobora gufata ugahita upfa. Ahangaha baratubwira iby'umwihariko inyoni ikunda kurya inyamaswa zikururuka, ndetse ikarya ubwonko bwayo cyane. Ubwonko bw'inyamaswa zikururuka bukunze kubamo ubumara bwica vuba, wenda urugero nk'inzoka, imisarabanya n'ibindi bikururuka. Inyoni rero iyo yishe iyi nyamaswa, cyane cyane ahantu yihutira kwica ni ku mutwe.
iyo yica ku mutwe rero ibigendereye kugira ngo icyo iriho yica kibashe guhita gipfa vuba. Bivuze ngo inyoni nayo ifite ubwenge nk'ubw'abantu, cyane ko umuntu iyo afashe inzoka cyangwa se yabonye inzoka yihutira gukubita ku mutwe. Burya ikintu cyose cyicwa iyo uhereye ku mutwe gipfa vuba. Inyoni rero iyo ifashe igikururuka harimo bimwe nkubwiye hejuru kandi bizira, bifite n'ubumara bwica cyane, ihera ku mutwe. Uko rero ihera ku mutwe ariko ikubitaho umunwa wayo kugera ubwo umutwe iwuroboye cyangwa se iwumenye, niho hahita hava rero guhita ifata ubwonko bw'icyo kizira ikaburya. Bivuze ngo inyoni yo ifite ubudahangarwa butandukanye n'ubw'umuntu. Hari ikintu warya ugahita rwose urangira. Inyoni rero iyo imaze kwica cya kindi gikururuka gifite ubumara bwica, yo iraburya rwose kandi ikaburya yumva ishishikaye. Hanyuma bakubwira ko rero iyo inyoni iyo ikomeje kurya urwo rubuto muri bwa buryo nakubwiye, iyo ikomeje kurya bwa bumara, birarangira yo ubwayo ikaba igizwe n'ubumara, ariko kandi burya isigaza n'ubumara ku munwa wayo. Muhanga rero yavuze ko inyoni inshuro nyinshi iyo imaze kwica iyi nyamaswa ikururuka, ihita yihutira gushaka amazi cyangwa urubuto. Kugira ngo yirengere, cyane ko bivugwa ko iba imaze gusa naho twabigereranya nko kugira icyaka. Nk'uko nawe ushobora gukoresha ibinyamavuta, cyangwa se mujya mubona ko hari umuntu ushobora kurya ikigori cyangwa ikijumba cyangwa inyama zifite ibinure, bikarangira akubwira ati ndumva afite icyaka ntabara, icyaka kiranyishe ntabara. Inyoni rero nayo iyo imaze kurya ubwonko bw'igikururuka, cyane ko buba bwiganjemo nyine amavuta, ihita igira icyaka. Ubwo rero ikintu cya mbere kiyitabara ni ibintu bibiri: itabarwa n'amazi cyangwa igatabarwa n'urubuto. Urubuto rero nirwo nifuje kukubwira ko udakwiye kurya ku rubuto inyoni yariyeho, kubera impamvu ngiye kukubwira kandi ikomeye cyane. Uyitega amatwi, wibuke gusharinga iki kiganiro kigere kure, wibuke gukora subscribe. Ni byiza kureba nimba utaradukoreye subscribe, cyane ko ntekereza ko kuba warebye video ni kimwe, ariko no kuba wadusigira umusanzu wawe wo gukora subscribe ni ikindi kandi cyiza. Imana ikugirire neza, ndabizi ko ugiye kubikora kandi ntacyo bitwaye. Kano kanya tuvuganira kuba wakiyandikisha ugakora subscribe, ukoraho inshuro imwe, ntabwo uzongera, ahubwo tuzajya twaprodinga ibiganiro ubashe kutubona. Imana iguhe umugisha, kandi ni ukuri twongere duhure no muri komanteri, ndetse ushobora no kunyandikira kuri nimero yanjye tukaganira byinshi biruseho. Inyoni rero birumvikana iyo imaze gufata decision, cyangwa se imaze kumva ko icyaka kiyishe, ifata umwanzuro wo kwihutira gushaka amazi cyangwa urubuto. Reka nkubwire rero ku rubuto. Ni ukuvuga ngo umuhanga wateguye igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, Ellen G. White, yavuze ko iyo inyoni imaze gufata ubwonko bw'inyamaswa y'inkazi kandi ikururuka igira ubumara bwihuse kwica umuntu, ihita yihutira gufata amazi cyangwa urubuto kugira ngo ibashe kugabanya icyaka kiri muri yo. Akubwira ko rero iyo igeze ku rubuto, cya gihe itangiye kurudonda cyangwa se kururya, isiga ubumara ku rubuto. Bwa bumara yakuye muri ya nyamaswa, mu gihe iri kudonda iwusiga muri rwa rubuto. Akubwira ko ikimara kudonda urubuto ruhita rwakira umwuka uva mu kanwa k'inyoni, ndetse ukakira n'amacandwe ava mu kanwa k'inyoni, ndetse urubuto rukakira n'ibitonyanga biva ku kanwa k'inyoni. Ibyo byose bigahita bihurira ku rubuto. Iyo bihuriye ku rubuto rero, urubuto rwose ruhita rugira ubumara buturutse
ku nyoni ubwayo cyangwa bukaba buturutse kuri bya bindi tuvuze hejuru inyoni yamaze kurya, bya bindi bikururuka ariko bifite ubumara bwica. Urubuto rero ruhita ruhinduka ubumara rwose. Akubwira ko rero iyo urufashe inyoni yaruriye, iyo ufashe urubuto inyoni yaruriye, wowe ukagenda ugakata ahangiritse, ngo ntacyo bitanga, ahubwo urwo rubuto biba bikwiriye ko urujugunya. Iyo umaze kururya, ni ukuvuga ngo ingorane ya mbere ni uko amaraso yawe yose ahita yandura, ahita yuzura virusi, ugatangira kurwaragurika indwara zitabarika ndetse zikanaguhitana. Aratugira inama rero yo kutarya urubuto rwamaze kuribwa n'inyoni, ikarurya igice cyasigaye nawe ukagifata ukakirya, ngo ni amakosa cyane, kubera ko bitera uburwayi kandi budakira, rimwe na rimwe butinda kugaragara, bitewe n'uko iyo warwaye abantu benshi bihutira kugusura bakakuzanira imbuto, nyamara baba bongera ubumara mu bundi. Ngira ngo mwamaze kubyumva rero nshuti z'akadasohoka, mwamaze kumva uburyo kurya urubuto inyoni yamaze kudondaguraho maze ikarusigaza, ubwo n'ugusangira inyanya n'inyoni. Kandi buri waciye uriya mugani yari afite icyo yari ashatse wenda kuvuga, nubwo tutarawusesengura, wenda tukazawusesengura tukagira byinshi tubabwiraho. Ntabwo ari byiza rero gusangira n'inyoni, by'umwihariko ku mbuto, yaba imineke, amapapayi, amaronji n'ibindi byinshi inyoni muzi ko ikunze kudondagura, nyamara natwe tukagira gute, tukarya ibisigarizwa byayo, ngo bigira ingaruka zikomeye cyane. Reka nkwingingire mu by'ukuri kumva ibyo twakuganirije ubishyire mu bikorwa, cyane ko ibyo Imana yaguhaye byo ni byinshi kurusha uko ako ngako wakirengagiza. Mbashimire, nitwa MC Misango. Imana y'u Rwanda, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo ibiteho. Dusigire igitekerezo hano kandi udusharingire ikiganiro kigere kure kuri benshi. Ikindi wibuke kuduha subscribe kugira ngo tugire abadukurikira benshi. Imana ibagire neza. Nitwa MC Misango.